Muvunyi yongeye gutumiza inteko rusange ya Rayon Sport igomba guterana ku matariki ndababwira ndetse n'ibiri ku murongo w'ibyigwa tukazabigarukaho. Pavel Nzira uyu munsi kuwa kane nibwo yasinye amasezerano mashya muri equipe ya Rayon Sport. Hanyuma witwa Doraye Jalo nawe yareze Rayon Sport. Abakinnyi Rayon Sport ishobora kuza guhaha kugura muri uku kwezi mbere yuko tugera kuri match ya Singida Ribande nabo turabakomozaho. Hanyuma Rayon Sport kandi ikomeje imyitozo, umutoza wayo nawe akomeje gutanga imyitozo. Abasenegale barategerejwe, ikibazo cyabo cyamaze gukemuka. Ibyo ni bimwe muri byinshi tugiye kuganiraho, ariko sinabona no kubabwira ko Rayon Sport yari yasabye Azam umukino wa gishuti bikarangira Azam ibabwiye ko itari kuboneka. Turaganira twitonze gake muri ubu buryo, munyemerera abari bwo buryo nza gukoreshamo kuko I'm not feel well, ntago ibintu bimeze fresh cyane, ariko ngomba kohereza amakuru ko byagenda kose. Imvura yagwa, izuba ryava, nabasezeranije ko ngomba kubahereza amakuru. Ubwo rero muze kuyemerera tugende muri uyu mujyo wa gake wa buke mu gihe ibintu bitaramera neza cyane. Ariko bazure ko akoze subscribe kuri Viva Rayon Sport TV, nusanga utari wayikora ikintu cyo gene nako kanyu terekeho kabisa, likinge, ibitekerezo byose biraza kuba bikenewe. Ngiye nitwa Tuyishime Gilbert, ni ngewe ubahaye ikaze. Nongere mbibutse, uramutse ufite channel yakunaniye bwati rwose iyi channel narayishinze nshaka ntumva mfite imbaraga nimba dukoze gukora ibiganiro nkabana gira icyo ninjiza, ikaba yarakunaniye, uranyandikira cyangwa se umpamagare. Waba uri mu Rwanda, uri muri Afrika, uri no muri diaspora, turakorana ku buryo bwiza cyane. Uramutse ushaka no gukora YouTube ugakora content, barareka mbabwire kuri YouTube hari amafaranga. Umuntu uzakubwira ngo nta mafaranga ariho azakubeshya, ariko ntabwo ngiye nakugira inama yo kuza kuri YouTube ngo uzukore sport, ngo uzukore content nk'izi za sport. Hari inama tukugira z'uburyo z'icyo wakora ukabasha kwininga kugetinga money, some amount of money uko yabagana kose kuri YouTube araboneka. Ubwo rero uramutse uri mu Rwanda, uri muri Afrika, uri muri diaspora, uranyandikira tukagambana. Ndabizi ko ibintu bigenda neza cyane, ntabwo twabura kumvikana. Ikitonderwa mbere yuko tuganira ku ibyo byose, ubanza kwishyura mu 5 by'amafaranga y'u Rwanda bidasubizwa, kubera ko hari abantu baza mukaganira rwose ukabasobanurira ukagira ute akakubwira ngo ndaje tuvugane, wowe akagenda gutyo, kandi wamutaye umwanya mu by'ukuri umwereka wese, umwereka uburyo bw'imikorere ku buryo ashobora no kuza akabukwiba akabutwara nta kintu atanze. Ni muri urwo rwego byibura nuza tukakubwira n'uburyo bw'imikorere bikarangira ubutwaye, ujye usigare ntatwara akantu gato twinjije. Ni note 5 gusa. Iyo twumvikanye imikoranire duhera ku ibyo 5 tubiraho turabibara. Ariko ubwije ukagenda tukagusobanurira ukagenda, natwe icyo nicyo dusigarana kuri kakuka kacu tuba twataye tugusobanurira cyangwa se na bando tuba twakoresheje. Nibyo ntago ari uburyo bwo kwiba, ariko byaba byiza nyine tugiranye imikoranire, nawe ukagira icyo ubona, ukagira icyo ugetinga mu gihe cyose ufite umwanya. Munyandikire cyangwa se mumpamagare, imiryango irafunguye. Ubwo nta kamenshoni gato cyane mba nkishijemo nikakababangamire, njya mpora mbibabwira. Uriya numvise bamwe muri mwe muvuga ngo turi kubona ngo wagize itama, ngo wagize iki. Uriya nuko nyine akantu nkako ngako kaba kaje kandi kakava muri mwe. Burya n'umunezero gusa ubuhagije kubona abantu bakwishimiye, abantu bashobora kumva ibyo ubaha, bashobora kumva ibiganiro byawe, nacyo ni ikintu gishobora gutuma utuza muri wowe ukabyibuha. Sport nta gitanga amafaranga kuri YouTube mon cher, my dear, nkora mbibabwira pe, kandi ibintu ntabwo ari ukubabeshya. Muzabaze abo mwemera bakora ama YouTube bababwire. Harabambona ngo burya ngo YouTube ngiri kugabura, reka da nta kintu kirimo, nukuza nkabera za ndani gusa, nakoresheje internet cyane, nakoresheje ibikoresho byanjye n'umwuka wanjye,
nkanezezwa nuko mwarebye ibiganiro mukandeba mukanyumva, naye nkaba nabahaye amakuru nkaba nzi ko mudanangiye mumeze gutya. Ibyo biranshimisha. Wenda nshobora no kutagetinga something aka kanya, ariko leta nkazagira icyo mbona bitewe nuko nabaganije. Nawe ubwawe undeba niwe nshobora kuzagiriraho umugisha, kimwe nuko nawe wawungiriraho waratangiye undeba gutya. Niyo mpamvu ntacyo wakora ngo ubuhamba imbwa. Niyo nakugira inama mu gukora iyo channel yawe nitahita kwinjiriza, ukabasha gukora nawe ukagira audience ubwira, nabyo aba ari byiza. Burya ntawe umenya uko bizagenda. Uyu munsi ndabaganije cyane uyu munsi mw'abantu mwe. Ntabwo twedoretse kuganira, ntabwo naremeretse kuganira, natangiraga mpitamo imiroro kandi ibyo mukunda ndabizi. Muyo mfashe umwanya navuga turi kuturira mega, uri kuturira umwanya kandi ko kaba ari byo, ariko nyaboneka umuntu abakwiye gucisha amakana baganiza kane. Akanitambukiriza ubutumwa. Ibiro bikananza cyane nicyo platform maze. Muvunyi Paul ejo twababwiye ko we na Tadeyo habaye inama yahuje Rayon Sport Association na board, ihujwe n'abari bateguye nyine kubahuza mu rwego rwo kugira ngo babunge. Ariko abakunzi benshi ba Rayon Sport hano nabonye bafite ibitekerezo bavuga ngo turambiwe iyo rwaserera twumva sinzi bagiye. Dukeneye kumva Rayon Sport iri ku murongo, dukeneye kumva Rayon Sport ikiza hamwe, dukeneye kumva Rayon Sport itarimo amatiku, Rayon Sport itarimo kuryana. Ni n'ubutumwa bagiye bampa ngo ngeze ku bayobozi, kandi iyo bivugiye hano mu kiganiro uko mwabishyize muri comment baba babyumvise. Buriya yitwa Tadeyo, ibiganiro byanjye byinshi ajyamo akabikurikirana, rimwe na rimwe akananyandikira akavuga ati yarasi sawa, ati yarawambeshye, ati yarawakabije. Mperutse kuza hano ndavuga ngo Tadeyo uburyo muzi namubonye ni umuntu we yafashe utajya upfa kwizima. Iyo bavuze ngo niba Nsemane Mabure ndakwanze ugaba yakwanze, naraje hano ndabiripura ndabivuga rwose. Icyo gihe naye nisize insenda numva nanjye ndi hejuru kabisa, numva nanjye sinzi. Akumbita DM ya Daniel aravuga ati yarawakabije, wamvuze uko ntari. Ndavuga ati ariko nibyo perezida, ngaho niba atari byo ngaho mubabarire. Nawe ibiganiro arabyumva cyane, niyo mpamvu babwira ngo niba yamutanga ibitekerezo mujye mushyira ibitekerezo bizima. Nyuma y'uko rero bicaye bakumvikana bakanaganira bagahuza ibitekerezo bakanababarirana, aho bari bagiye barebana y'ingwe bikavaho. Umugani wa ya ndirimbo ya Ambassadors uvuga ngo ntabwo dukwiye kubana turebana y'ingwe, dukwiye kubana turi muri Rayon Sport twese. Icyo tujejwe, icyo dusabwa ari ukubaka, ari ugushaka umuti w'ibibazo biri muri Murera, ari ugutegura Rayon Sport ikomeye tuzanywe na RGB. Yo ubwayo nicyo yatwexpectingagaho, nicyo yatubonagaho, nicyo yadutekerezagaho. Aba rero twari dusanze nicyo badutekerezagaho. Ama equipe yari muri Rwanda Premier League yari afite ubwoba, abasaza baraza, izindi nazo zizana abasaza bazo. Sinzi n'icyo kintu mwarakibagiwe, nkaba mwibagirwa vuba. Ndashaka ngo rero ikiduhuza aka kantu kacu kare beba bitakubona akantu kabo niko duhuriyemo, kuki tukaryaniramo. Ngiye Muvunyi nakoze ikofi mfite amafaranga yawe, Tadeyo ufite yawe, Sadatu ufite yawe, Gacinya nta muntu ukeneye kuza kubeshwaho na Rayon Sport. Ariko se kuki tugongariramo, kuki why baricara bagira umwanya nyine wo kubisorovinga. Hanyuma nababwiye ngo Muvunyi byarangiye yemeye ko aragurira Rayon Sport abakinnyi babiri, kubera ko we n'uyu munsi ntabwo yemera ko Rayon Sport ihari equipe ikomeye ishobora kujya mu mikino nyafurika igatanga challenge, ishobora gukina shampiyona y'u Rwanda ikaba yatwara igikombe cya shampiyona, ishobora nyine kuba ikipe ikomeye yahagarara u Rwanda, ishobora kuba ikipe ikomeye. Umukunzi wa Rayon Sport wese ahari yajya areba kareba Rayon Sport akumva arishimye, akikinya icyara kumva aryohewe nuko Rayon Sport ihari ikomeye ifite abakinnyi beza b'amasaso. Aravuga ati niba ari n'izindi rema turaza kongeramo, niba hari rema zirongerwa muri Rayon Sport, reka ngewe nka Muvunyi
perezida w'urwego rw'ikirenga aba ari ngewe ufata iya mbere nongeramo abakinnyi, wenda na Rayon Sport nayo izaze mwongeramo abanyu, ariko nyirabanje kugira icyo ngira gute nkora. Icyo Muvunyi agikora mu bwenge, kuko Muvunyi ni umujeni. Hari abantu bita abajeni, ni ijambo dukunda gukoresha muri football, tuvuga ngo umukinnyi ni umujeni. Tuvuga ngo aba ari umukinnyi w'umunyabwenge uzi umupira ufata baro akaba azi icyo arayikoze. Ni umujeni, aratanga pasi kasarinye. Ni umujeni, ni nka Kevin De Bruyne. Ni umujeni, ni nka Neymar. Ni umujeni nyine. Buriya Muvunyi ni umujeni mu buzima busanzwe. Araza aravuga ati kuba nazanga nkicara tukaganira ibiganiro by'amahoro, cyangwa se tukaganira ubwumvikane, ubumwe no gushyira hamwe no kubabarirana gusa ku magambo bishobora kuba bidahagije. Aravuga ati ngewe nongereyeho n'abakinnyi babiri. Abakinnyi babiri mujye ku isoko mubashake. Aravuga ati ariko bibaye byiza abakinnyi bari ba rutahizamu. Ubwo yabikoze gutyo kugira ngo ubwiyunge bumve ko bwabayeho, ko ndetse n'icyo kubanga arasohoka muri Rayon Sport gihagaze, ahubwo ageze naho kwigurira abakinnyi. Ngira ngo icyo kintu mwese muracyumva. Yabikoze mu rwego rwo kugura Rayon Sport abakinnyi, ariko ryaribuye rimwe rigiye kwica inyoni ebyiri, no kugira ngo noneho nahamagaza inama y'inteko rusange witwa Tadeyo ntazayikwepe. Witwa Tadeyo azisange atari muri kondisiyo na ntoya imwemerera kwanga inama y'inteko rusange. Iya mbere yarayanze, aravuga ati Rayon Sport turi muri Rayon Week, turevamo tugiye muri Rayon Day, kandi koko byari ibintu byumvikana. Ati bityo iyo nama y'inteko rusange yari tariki 20 zingaye z'uku kwezi hafi n'eshatu ntabwo ishoboka. Ati kuko na nyuma yaho dufite umukino tuzakina na Azam. By the way, Rayon Sport ateganya umukino na Azam yawanze. Azam tariki 27 izakina na Vipers. Zizahita zivira mu Rwanda ko zerekeza muri Tanzania gukina Sekafa. Zizagurukana na APR. Si ukwanga umukino kunda, ahubwo nuko kuri shikudo yabo y'imikino uko ipanze ntabwo biri guhura. Niyo mpamvu Rayon Sport byarangiye yangiwe uyu mukino. Ariko nkaba mfite amakuru ko Rayon Sport nayo mu makipe asigaye yandi atazajya muri Sekafa ashobora no kubakomera muri aka karere, ishobora kuza kumanura nayo izindi ekipe, turaza kubigarukaho. Muvunyi akora ibyo kugira ngo atumize inteko rusange, Tadeyo yisange ari muri angle cyangwa se nta rumu afite yo gutuma nanone yanga iyo nama y'inteko rusange. Muvunyi arabikora. Uyu munsi tuvugana mu masaha make cyane ashize nibwo papier itumiza inama y'inteko rusange noneho yasohotse, isohoka iriho kashe ya Rayon Sport Association. Nibwo byumvikane ko ni kashe ya Tadeyo. Bivuze ngo inama y'inteko rusange ni inama bumvikanyeho, ndetse ni n'inama n'abafana benshi ba Rayon Sport bifuzaga ko ibaho, hakaganirwamo byinshi bigiye bitandukanye. Iyi nama y'inteko rusange rero yatumijwe tariki 7 z'ukwezi kwa 9 kuri shampiyona izatangira tariki 12. Wari ngo ni mbere ho gato y'icyumweru kimwe kugira ngo Rwanda Premier League izatangire. Rayon Sport izatangira ikina umukino wa mbere wa shampiyona, hanyuma ikina umukino wa mbere muri weekend ikurikiyeho yakire Singida. Rwanda Premier League irasora karandiriye iriho imikino yose ya Rayon Sport. Hanyuma icyitwa Super Coupe APR yamaze gusaba ko kitazabaho. Sinzi uburyo ndabisobanura, kuko APR murabizi ko iri muri Sekafa, izava ijya muri CAF Champions League. Icyo gihe Champions aba yaratangiye, ariko na Rayon Sport cyakoze Rayon Sport yo by'amahengekerezo ugiye kuraba yari ifite umwanya wo gukina icyo twita Super Coupe. Yari ifite uburyo rwose, yari ifite uburyo buhagije, kuko nta Sekafa ifite aho hose ntabwo ngo izabiri gupfa ubusa, ishobora gukina. Ariko APR yamaze kwandika ibaruwa iketi, buri ikete za nyamukandagira zose ndazimenya, cyane cyane z'ubusabe isaba ko Super Coupe yakurwaho. Ikaba rero ishobora gukurwaho ikajyanwa ikindi gihe, wenda APR nabo bashinzwe gutegura Ferwafa bazabumvikanyeho
cyangwa se aho Ferwafa izareba ikabona koko bikwiriye ko Super Coupe ishobora kuba. Ubwo Rayon Sport cyari gikenewe cya mbere ni iki? Ni inama y'inteko rusange. Urumva amakuru yacu abera kaga, bahenda ngwereza inama y'inteko rusange ariko nkagenda nshyira mu tundi tuntu. Niyo mpamvu yo wihutishije ubuhombye kandi arabona mbona bavuga ngo uravuga ugatinda. Niyo sengeyewe itangazamakuru nize ntago rintoza kuza ngo mbabwire ibintu mu ncamake, ngomba gusobanura ingingo nkayisobanura. Ahubwo wowe niba wihuta ntacyo ugiye wihuta, abadumva baryohewe no kumva ibiri muri murera babyumve. Inama y'inteko rusange rero yatumijwe, wabyumvishe ni tariki 7 izabera Nyarutarama kuri hoteli y'umukunzi wa Rayon Sport. Ntaragaruka ku zina ryayo kubera ko n'ubu yaratsimbaraye nta kintu ashaka gutanga kuri FIFA kugira ngo tujye tuyivuga mu buryo bweruye. Iyo nama hariho ingingo zigera kuri 4 nyamukuru zibyigwa zibizigirwamo. Icya mbere hariho kureba uko umutungo wakoreshejwe, umutungo wa Rayon Sport mu mwaka w'imikino wa 2024-2025 buriya n'uwo twasoje. Barebe se amafaranga ko yagomba gukoreshwa koko niko yakoreshejwe, ese whatever. Mwumvise witwa wenda turabigarukaho, reka mbiretse. Hanyuma indi ngingo ndeke kuvanga ingingo, hazaba harimo gushyiraho ingengo y'imari ya Rayon Sport iyi sezo turimo 2025-2026. Hanyuma rumva indi ngingo banabibrotse banabifashe mu mutwe kugira mwumve ko nanjye ntasanzwe niba ari n'amafaranga batayamaye kayande kuko. Indi ngingo hazaba harimo kureba uko isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri Rayon Sport riri kugenda. Hanyuma indi ngingo akanama karwanya amakimbirane cyangwa se gashinzwe guhuza abantu kazagaragaza muri Rayon Sport uko bimeze. Ingingo ya 5 ni ibindi, yitwa ibindi, bivuze ngo hari n'ibindi bizaba biri ku murongo w'ibyigwa. Ni ingingo zigera kuri 4 gutyo zikomeye, ariko hakaba hariho n'ibindi. Tuvuze kuri izo ngingo uko umutungo wakoreshejwe, I think ko nta cunga ry'umutungo ridahwitse ryabaye muri Rayon Sport, cyane ko nta n'umutungo watari ikipe yari ifite. Amafaranga yagiye akoreshwa nayo yagiye ava hanze n'umundi yagiye ava mu Bareyo, ariko nayo abagomba gukoreshwa neza. Ikindi mu mibanire nk'ako kanama gashinzwe gukemura ko amakimbirane ko Rayon Sport nakira gafite ko gafite akazi, hari ibyagiye biba, hari scenario zagiye ziba muri Rayon Sport twagiye twumva izo zikeneye kuzaganirwaho muri iyo nama y'inteko rusange, zikahandoringwa ndetse hagashyiraho n'imirongo ngenderwaho mu by'ukuri ituma abantu muri Rayon Sport bataryana batagongana. Burabira bintu yo biri kuba wibaza wewe nk'umuyobozi aho uri none umufana wabimenye, wenda wewe nk'umuyobozi wanezezwa twe nuko itangazamakuru tutabivuga, ariko none turabivuze biragiye bigeze ku mufana yumvishe ko nyamara ya kipe nubwo itatwa gikombe cya championnat ariko nta namahirwe hari yuko yatwara icya kabiri. Bitewe n'iki? Bitewe n'umwiryano urimo. Ibyo byose bizaganirwaho. Ikindi baganire ku bijyanye n'uburyo abakinnyi ba Rayon Sport bagurwamo, scouting ya Rayon Sport. Ngire naho hantu mfite ikibazo cyane hagomba kuzashyirwa imbaraga. Hanyuma ikindi ni ugushyiraho ingengo y'imari ya Rayon Sport. Si ingengo y'imari rero izashyirwaho, nahoze nkoresha ubwenge bwanjye nibaza ngo iyo ngengo y'imari zavahe, namwe muze kumbwira. Wenda hari nuku generating amafaranga azava ku stade, nuku generating amafaranga azava mu bafatanyabikorwa, nuku generating amafaranga bo bazitanga ubwabo, nuku nkeka ko iyo ngiyo ari ingengo y'imari. Ko uyu munsi wa none Rayon Sport nta ngengo y'imari twavuga ifite ihamye iri fixe, bivuze ihoraho ishobora gutangira umwaka w'imikino yizeye ko izabona. Ubwo hari ukuyitekereza, ariko bakanatekereza aho igomba kuva, niba ari muri bo, niba se hari indi criteria
izakoreshwa kugira ngo Rayon Sport ibeho yihagije, nabyo ubwo tuzabimenyera muri iyo nama y'inteko rusange. Uyu munsi turi tariki 21, ubwo bivuze ko byibura harabura ni nk'ibyumweru bibiri n'iminsi mikeya cyane inama y'inteko rusange ikaba mbere ko Rayon Sport itangira shampiyona. Rayon Sport iramuka itangiye shampiyona nta y'inteko rusange bayeho, cyari kuba ari ikibazo. Kandi kuri ubu ngubu ngewe ibibazo nabonaga byugarije Rayon Sport Murera, bayobozi ba Rayon Sport mu byumve, nta na kimwe cyari cyakemuka. Wenda uyu munsi mwariyunze, murayaga, muraganira n'inama y'inteko rusange noneho yemewe, ariko Rayon Sport harimo ibibazo tukibona, twabonye bitari byabonerwa umuti, kandi ibyo nibyo bibazo bikwiye gushakirwa umuti mu maguru mashya mu rwego rwo kubaka Rayon Sport ikomeye izira amakimbirane. Ibyo bibazo ni ibi: Rayon Sport iracyafite umutoza witwa Afahamia Rotif. Abafana bose ba Rayon Sport bagaragaje ko uburyo bw'imikinire bwe budafasha ekipe gukina neza, budafasha abakinnyi kuba beza, ahubwo ari uburyo bwica abakinnyi. Hakaba abantu bakubwira ngo ariko ngo Rayon Sport ngo ikibazo ifite ngo si umutoza, ngiramutse ibonye abakinnyi ngo beza ngishobora gukina iyo system. Have sigaho wituma mvuga cyane kandi ndwaye. Rayon Sport nese uyu munsi Rayon Sport ifite abakinnyi babi, niko mwicara mugatekereza? Reka da, Rayon Sport n'ababandi beza twari tuzi baribuze, ibintu byarakomeye. Icyo kintu Rayon Sport nta kintu irakivuga. Niba inama y'inteko rusange igiye kwicara igaterana, mwicare mutekereze ku kibazo cya Fahamia Rotif. Ubwo ngiye kwisabira, nsabira n'abareba bose muri rusange, nsabira n'abakinnyi, nsabira n'ikipe ya Rayon Sport, mwige kuri Rotif. Ikibazo ki system akina, nabonye hari amakuru aravuga ko ngo nyamara ngo burya ngo na kane 3-3 ngashobora kwikina, ariko yayikinnye ryari. Ubwo ni uburyo bushya bw'imitoreze agiye kwigira kuri Rayon Sport, cyangwa se muri Rayon Sport iri mu mikino nyafurika ishaka igikombe cya shampiyona. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane cy'imikinire uyu munsi twirengagije, ariko gihari. Umuntu uraza akakwereka ko ikibazo Rayon Sport ifite atari ikibazo cy'imikinire, atari ikibazo cy'umutoza, ahubwo ari ikibazo cy'abakinnyi. Uwo muntu ntakuyobye, nta mupira azi. Niba warakurikiranye ko kimikino Rayon Sport imaze iminsi ikina, warabibonye iyi sireyo. Rayon Sport ntabwo ari kuri ikina. Rayon Sport ni ikipe yubaka tik tak hana igitego kigiyemo, ariko ibitego byinshi ni amakufra, amakorner iki. Ngewe ndi Rubavu kuri match ya Etincelle, acaranye mfite n'umujinya, ntago nkunda kujya mu itangazamakuru cyangwa se ku bindi bitangazamakuru ngo ntange igitekerezo, ntago mbikunda. Niyo mpamvu abantu benshi bambwira ngo ntago tujya tukubona, ngo tubona ngo barunaka nyine nuko baba bashaka ko mubabona. Ngewe ntabwo utazambona hano kuri Viva, wenda zanyumva kuri ku maradiyo, wanyumva ari ngo ngurambona ahantu henshi ya ntaje mfite uburakare bro. Njya muri media mvuga ikibazo cya Rayon Sport ifite, ndavuga ndabizi ko n'abareba bamwe bashobora kutaza kubyakira neza, ariko kubw'amahirwe nsanga nabi ikibazo bakibonye. Nese niba ikibazo abafana bakibona, ubuyobozi bwo bufite n'abatekinisiye muri bwo bisaba iki kugira ngo mubone ko Rayon Sport ifite ikibazo cy'imikinire? Uyu munsi muratuje, ntacyo mushaka kubivugaho, nyamara turi kwegereza igihe cy'imikino nyafurika. Muzakivugaho ekipe imaze gusezererwa. Rotif azirukanwa, amazi yararenze inkombe, nta nicyo mumwirukaniwe. Niba nta nicyo mumwirukaniye, niba ari Confederation warakuwemo, niba ari champion utangiye ubona nyine upigwa, ubona umwirukane. Washatse sustainable solution hakiri kare. Rayon Sport ni Tadeo mbwira ubwo ngubwo nabamuvunye ubutumwa bubagereho. Rayon Sport icyo kibazo iragifite cy'imikinire. Niba mubona uburyo bwa 4-3-3 nta bakinnyi mufite bakina ubwo buryo,
ubwo nyine ikipe ikeneye abakinnyi, icyo nicyo gisubizo kiri clear. Niba mbwira ngo nidukina 4-3-3 harakina abandi, ubwo nyine ikipe nta bakinnyi ifite. Niba bishoboka abahari bafata batiza cyangwa se unabagurisha cyangwa musezerano n'amasezerano mu buryo bwemewe, usubire ku isoko ujye gushaka abakinnyi. Ubwo bisobanuye ko Rayon Sport nyine nta bakinnyi ifite. Sinzi niba turi kujana, ndakeka turi kujyana. Ibyo ni bimwe mu bibazo Rayon Sport rero ifite ikwiriye gukemura. Ikindi, iyo nama y'inteko rusange ikwiye kuzajya kuba cyo nzi cyo uwitwa Foringanye na Yusudiyanyi bazaba barageze mu Rwanda, ndetse n'undi mu mediateur bashobora kuzazana tutari twamenya neza izina rye. Ubwo na Nsabimana Aimable igisubizo cye gikwiye gushakwa, kuko umuntu afitanye ikibazo n'umwe gusa ni Tadeo. Nabigarutseho uwitwa Afame Latif aravuga ati ngiye kuri systeme yanjye ya batatu yamfasha, ariko na Nsabimana Aimable ntabwo akwiye kuzanwa na Latif muri rero gusa ngo nuko ngo ngabona ngari umukinnyi wa fitinga mu mikinire ye. Nta mukinnyi wo mu Rwanda wa Rayon Sport wigeze amenya systeme ya Latif, ntawe rwose. Nawe ayigezemo yaba umukinnyi usanzwe yakambakamba nk'abandi bose. Ubwo rero inama y'inteko rusange ibirateganijwe ikizweho gutyo ngo ibizigwa muri iyo nama y'inteko rusange muzabisaba, tuzagira umwanya uhagije tubahereza uburyo nk'abafana muzatambutsa ibitekerezo byanyu bizagende bigere ku bayobozi, nabyo bizavugweho. Uyu munsi rero nibwo Pavel Nzira yasinye Rayon Sport. Pavel mwabonye yerekanwa kuri Rayon Day, burya yerekanwe atarahabwa amafaranga ye, yaratarahabwa amafaranga kwa gusa kumvikana na Rayon Sport byo bari bamaze kumvikana terms and conditions, rules and regulations, byo byari byarangiye. Sigara kubwira Rayon Sport ati muri pesa mbone kono ntereke ku masezerano. Pavel Nzira yatanzweho ibihumbi 15 by'idolari asijya umwaka umwe nk'umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport. Mbone rero mbabwire ko uwitwa Dirisa Kuyate yamaze kubona indi ekipe. Iyi ngayo nayo ni breaking news. Abantu bihutisha amakuru yacu mujye mubareka bagende. Mugari wa yandirimo ngo bareke bagende ikibonye, bareke bagende. Mujye mubareka bagende. Dirisa Kuyate yamaze kubona indi ekipe birayikiriko rwose sezo iza. Dirisa Kuyate ntagaraza ko ari muri Rayon Sport. Ubu ngo abantu bari barakora Rayon Sport igize abanyezamu bura bangaye bane. Pavel, Dirisa Kuyate ni bane. Ariko Dirisa Kuyate rwose ari mu bagenda. Hari ikipe yamaze kubona icyagiye kwicara kore no kumvikana na Rayon Sport ko Rayon Sport nta mafaranga ari yamuhaye, bamukubite salary y'amezi 2 amaze muri Rayon Sport akora, yigendera yo gusinya handi. Iyo nayo ni breaking. Ikipe arerekezamo ntago twari twayimenya, ariko nyuma yuko wasinyishe Pavel Nzira yamaze kubona ko ntago ari mu bare ikipe ya Rayon Sport. Nawe yahise avuga ati hari ikipe nabonye, kandi we ubwe ni ushaka gusohoka. Iyo uzamahera gukabona umukinnyi nkuri ari ushaka kugenda, we nta gihombo ufite. Ubwo Pavel Nzira Dirisa Kuyate, just a matter of time, ni kibazo cy'igihe araza gusohoka muri Rayon Sport. Here we go. Hanyuma kandi witwa Cleopas nawe Goririra mushaka ku rwego rwo hejuru. Goriri kumucesinga. Ntabwo nzi niba Rayon Sport iraza kwemera kurekura abakinnyi babiri at the same time bose bakina mwizamu. Ubona uvuga ko Rayon Sport yabisigaranye abazamu babiri kandi byibiro ugomba kubifite batatu, ariko Rayon Sport nayo prefera ko Cleopas ya Goriri mushakira mutangaho n'amafaranga yamurekura akagenda. Noneho Rayon Sport ikaba ifite Pavel Nzira nk'umunyezamu wa mbere, igashaka undi w'umunyarwanda ufite experience kwirinda wa mwari munini w'abanyamahanga, ikagira Yves, ikagira n'uwo munyarwanda, ikagira na Pavel, ubundi gafunika. Pavel rero yamaze gusinya. Ubwo anytime turaza kubona official statement ya Rayon Sport, cyangwa se uraza no kubona iki kiganiro tayari wamaze kuyibona. Urumva ko kuri Pavel Nzira ngo mpise mbabwiriraho n'abandi bazamu babiri ba Rayon Sport bamaze kuba bagaragaza ko bafite andi makipe bashobora kuza kwerekezamo.
hanyuma inkuru ya Doraye Jaro ejo nayikomojeho ariko ndibagirwa sinayivugaho, nawe yarezereyo ko ngo batandukanye ngo mu buryo budakwiye, arayirega amafaranga na menshi rwose. Rayon Sport nawe arahihomba. Ibaza umukinnyi nka Jaro arezereyo ntiyayikiniye, ntacyo yayimariye, Rayon Sport yaramuhembye, none ayijyanye muri FIFA igiye kumutanga andi mafaranga, azayongera ku ya Robertinho, yiyongera ku yande. Bivuze ngo Rayon Sport amafaranga yose yakuye kuri Rayon Day igomba kuyakemuza ibibazo by'abakinnyi, ahubwo bacunga n'abakana bamake byose ntibikemuke. Herakemuza ibibazo by'abakinnyi bacunga nabi, amafaranga be na make bongeremo nandi, kandi ni ikipe igikeneye kujya ku isoko, ikeneye kujya gushaka abakinnyi. Urumva ko inzara n'abaturage cyakoze wenda hari 150 100 bategereje bigomba kuva muri CAF, bizabafasha bagomba kuyimanaginga neza, ndetse nabo ubwabo bakishakamo ati mafaranga make ibintu bikagenda fresh sana. Hanyuma rero ikindi wamenya muri Murera n'abakinnyi bashya bari gushakishwa, aho nabonye bavuga ko ngo bashobora kujya kurebera muri Cani, ngo bashobora gushakira muri Cani, kuko ngo ibi bintu byo kuba Rayon Sport ngo gifata amafaranga buri gihe ikohereza muri Mali, ikohereza muri Ghana, ikohereza muri Cameroon ku bakinnyi itigeze ibona. Akaba ari umunsi ifite abitwa ba Asanana Inosa, kiyagize abitwa ba Suleiman Daf, ikaba Dirisa Kuyate, irashaka ngo kurambagiriza muri Chan. Aba bakinnyi bose ikibazo Rayon Sport nuko nta mwanya munini ifite, kandi buri Rayon Sport isigaje ibyumweru 2 na Rwanda Premier kugira ngo ibe yaseviza abakinnyi muri bazakina Confederation, kandi na Rwanda Premier League nayo ndumva haraburi ibyumweru 2. Biravuze ngo ibi ngibi bigomba gukora, ni ibintu bigomba gukora mu maguru mashya vuba cyane byihuse kugira ngo itazagongwa ni Miss. Urumva ko icyo nacyo ni ikintu bakwiye gushyiramo imbaraga, aho baba bakinnyi bagashakwa kandi bakaza mu by'ukuri ari abakinnyi beza. Niba ari rutayizamu, maze ari rutayizamu rusha Bing Bero, ntazo ngo dusange ubwo ari inyuma ya Bing Bero, kipe ziba ziri gomba aho ngaho. Ubwo abarimo Yusudi yanye na Foring ayo bamaze kumvikana, ndumva nyuma ya weekend yeshu tuzatangirije ku wa gatanu mu cyumweru gitaha, batara mu rwose bazaza batangira imyitozo mu Nzove, bahitangirane n'abandi. Byari nka barriers cyangwa se imipaka kuri bo ibatuma bagaruka muri equipe ya Rayon Sport. Icyo ngicyo cyamaze gukurwaho rwose, ibintu ubu ngubu byaracayutse na amata byaya mavuta. Ndi nkuru muri Rayon Sport ari nibagiwe se, hari ukuntu njya mvuga inkuru nka ingingo sinze kuyigarukaho. By the way, ndumva ari ibyo ngibyo biri muri Murera. Ikindi bakomeje imyitozo mu Nzove, abashyira bakomeje imyitozo bose barahari, uretse ko muri bo byo rwose ndakuka ntahinduka, hari abashobora kuzasohokamo cyo mu kitege, ni ikibazo kigiye gusa. Hari abo Rayon Sport ishobora kuzatiza ko utadubera yavuze ko atazarenza abakinnyi 25, ariko ngo bararenze. Kandi ikigutangaza nuko abakinnyi benshi Rayon Sport ifite ari abatayiza, ari abakina muri secteur offensive mu gice cy'imbere, aho mediateur bahari yego ni benshi, ariko abashoboye ni bake, aba defenseur nabo si benshi ni bake. Ubwo urumva ko equipe igifite akazi mu by'uko gukora. Ubwo abayikunda mugere mu Nzove kurikirana imyitozo y'umutoza Afahamia Rotif. Ubwo rero ngewe naba mpini yanga kuri zandani zo muri Murera, ibindi byinshi munyemerere tuzabigarukeho ku munsi w'ejo. Hanyuma rero mwarambasaba akantu koroshye ibonye kino kiganiro, nyamuneka kora kuri like nako kantu kaba kameze gutya. Niba ukirebye ukaba wagitangiye ukaba gisoje, kora kuri like bikunanire ko nta mega bisaba, nta mbaraga bisaba, itije nugukoraho gusa gutya. Kiganiro cyacu bijyaye amahirwe yo kugira ngo gitrending kigere kure cyane. Hanyuma subscribing no kuri kose, kora kuri subscribe, nta kantu gato. Kiganiro cyacu gikunde, nyuma yo kugikunda subscribing, ibiganiro tuzadushyiraho byose ujye ubibona kugiye. Nurangiza hasi rwose ujye muri comment dusangiza ibitekerezo ku ngingo tumaze kuganiraho. Ubishoboye wadusharingira, hari ukuntu baba mu group agiye atandukanye, ugafata kano ka link ugakora kuri copy kandi ugapartage hirya no hino kugira ngo
abakunzi ba Rayon Sport batandukanye nabo babashe kwibonera kino kiganiro.